Wowe mwene data dusangiye amahirwe yo kunyurwa n'ubuntu twagiriye muri Yesu Kristo, nongeye kuguha ikaze muri uyu mwanya udasanzwe wo kwiga ijambo ry'Imana. Njyewe ndi mwene so Musoni Flavien. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tuje imbere yawe, tuje kwa kundi tuzi, ariko udatunguwe, ahubwo tuzanywe nuko ufite imigambi myiza kuri twe, imigambi yo kuduhindura tukaguhindukira abana ukatubera umubyeyi, imigambi yo kutubabarira kugira ngo ibyakera bibe bishize, imigambi yo kugira ngo wongere uduhe kunezezwa n'ibihe byiza byo gusenga, kandi twongeye kugira amahirwe yo gusabana nawe muri iri jambo, uduhe kugira ngo amatwi yacu abashe gushyikira icyo wagennye muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ryawe, kandi Mwuka Wera ashyire iherezo ku minsi yacu yo kujijwa, kugira ngo dutangire iminsi myiza yo kugendana nawe no komatana nawe uko bwije n'uko bukeye. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nabikubwiye, ndi mwene so Musoni Flavien. Uyu ni umwanya mwiza wo kwiga ibyanditswe byera, aho tugiye kwiga ijambo ry'Imana mu nsanganyamatsiko nziza ivuga ngo ibyiringiro bizanwa no kugumana ibendera. Ibyiringiro bizanwa no kugumana ibendera. Ijambo ry'Imana turaza kwinjiramo neza tumenye ibendera rirasobanura iki. Ese muri ino minsi hari umuntu uri ku isi udafite ibendera? Oya, nta muntu udafite ibendera, kandi nta muntu udafite ibendera ari munsi. Byanga byakunda hari ibendera ry'umukara ku ruhande rumwe, hakaba n'ibendera ry'Imana. Ese uri munsi y'irihe bendera? Kugira ngo umenye ibendera uri munsi, biraterwa n'uburyo turi bubane muri iki cyigisho, n'uburyo Imana igenda ikuyobora kugira ngo tugere ku musozo mwiza. Zaburi 60 umurongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo wahaye abakubaha ibendera kugira ngo bahunge umuheto. Amen. Imana, abantu bose bari ku rugamba rwo kurwana n'ikibi no gutandukana nacyo, Imana yabahaye ibendera kubera ko bayubaha, kandi iryo bendera ribafasha kugira ngo bahunge umuheto. Kubw'ibyo rero turabona uruhande rumwe rw'umuheto ufitwe na Satani ugomba kurwanya abantu b'Imana, tukabona n'uruhande rw'Imana, kandi Imana igahitamo yuko abasirikare bayo ibaha ibendera, kandi iri bendera rigomba guhumuriza aba basirikare mu ntambara zabo za buri munsi. Yesaya igice cya 11 umurongo wa 10, ibyanditswe byera biravuga ngo maze uwo munsi igitsina cya Yesayi kizaba gihagaritswe no kubera amahanga ibendera. Icyo gitsina niwe amahanga azahakwaho, kandi ubuturo bwe buzagira icyubahiro. Amen. Uyu ni Kristo wavugwaga ko ari we uzabera amahanga ibendera, kandi ubuturo bwe buzagira icyubahiro. Uyu munsi wa none Imana ifite itorero ryayo ry'ukuri, kandi hirya yo kuba ari itorero ry'ukuri, Kristo yarihaye ibendera, kandi nanone Kristo aribereye ibendera. Amen. Indirimbo ya Salomo igice cya 2 umurongo wa 4, nanone Bibiliya iravuga ngo yanjyanye mu nzu y'ibirori, n'ibendera rye ryari hejuru yanjye, ari ryo rukundo. Amen. Mu magambo make, Imana tubanje kubona yuko Imana ifite ubuturo bwayo, kandi ubwo buturo bwayo buzagira icyubahiro. Ariko noneho iri somo ryo rirabyeruye. Yanjyanye mu nzu y'ibirori, n'ibendera rye ryari hejuru yanjye, ari ryo rukundo. Umuntu iyo amaze guhinduka icyaremwe gishya, umuntu iyo amaze gutandukana n'ikibi n'igisa nacyo, agasaba Imana ubutabazi, kandi akifuza yuko iminsi ye yo kujijwa irangira, agatangira iminsi yo kubana n'Imana, nshuti yanjye, nagira ngo ubwire ngo igikorwa gikurikiye Imana ikora ni uko Imana igushyira munsi y'ibendera ry'urukundo rwayo, kandi igikurikira iragufata ikagukoresha urugendo, ikakujyana mu nzu yayo y'ibirori. Amen. Kubw'ibyo rero Imana ifite ubuturo bwayo bugomba kugira icyubahiro kuko bufite ibendera, kandi nanone Imana ikaba nanone ifite inzu y'ibirori. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo itorero ry'Imana ntabwo ari ahantu abanyabyaha bahurira ngo babyine imiziki batari barabonye bongere bayibyine bicare nta mugambi. Oya, itorero ry'Imana ni inzu y'ibirori by'abihannye, ab'Imana yagiriye neza, ab'Imana yakuye mu mwijima w'icuraburindi ikabashyira mu mucyo w'itangaza, ab'Imana abari barapfuye none bakaba bazuwe n'ijambo ry'Imana ku bwa Yesu Kristo, abicaga amategeko y'Imana nabo bakaba babonye ubuhungiro. Imana irabazana ikabatereka mu nzu y'ibirori byayo, aho bazaza bahora mu minsi mikuru, kandi Imana uretse ibyo ngibyo ibaha na randevu yo kuzaza ihura nabo,
kirisito ikababera Imana ibatura imitwaro yabahetamishaga kugira ngo babashe kugenda bemye. Amen. Rero ibendera ry'urukundo rw'Imana niryo riba riri hejuru. Nubwo umuntu yagera mu itorero akabona iryo torero runaka arimo ntabwo abantu bamwitayeho, akabona wenda ntabwo azwi, akabona ntasurwa cyane, ntabwo akwiye kwibaza byinshi, akwiye kureba hejuru ye mu nzu y'ibirori by'Imana. Hejuru hari ibendera ry'urukundo. Urukundo Imana yagukunze, urukundo Imana yakoresheje ikwireherezaho. Mu gihe ugeze mu itorero ry'Imana nirwo ugomba gukomeza kurangamira cyane. Iyo dukuye amaso kuri Kristo tukayahanga abantu, hari igihe turwara ntibadusure, hari igihe tugira ibyago ntibadutabare, hari n'igihe batamenya yuko hari icyo Imana yaduhaye ngo tugitange, cyangwa bakabona ntituraba agaciro. Ariko ibendera ry'urukundo rw'Imana riri hejuru yawe biba bihagije. Nshuti yanjye, mu ndirimbo za Salomo nanone, indirimbo ya Salomo igice cya 6:10, nkwibutse ko indirimbo ya Salomo yerekana urukundo ruri hagati ya Kristo n'itorero rye. Amen. Igice cya 6:10, hano baratubwira ko ari umukwe ugiye kuvuga. Umukwe agiye kuvuga ibigendanye n'umukunzi we. Umukwe ni Kristo, umukunzi we nta wundi ni itorero rye, cyangwa se ari ryo mugeni. Umukwe: mukunzi wanjye uri mwiza nka Tirusa, urarimba nk'i Yerusalemu, uteye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigenda n'ibendera. Nkwibutse yuko mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 21, nimureba neza, Yerusalemu y'Imana yagereranyijwe yiteguwe cyane nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Kubw'ibyo rero nanone hano Kristo yongeye kuvuga, abwira umugeni we, itorero rye, araribwira ngo uri mwiza nka Tirusa, urarimba nk'i Yerusalemu. Imirimbo y'umugeni, imirimbo y'ubukwe ni umwenda wera. Kubw'ibyo rero kwambara imyenda yera, Yerusalemu nayo izamanuka irabagirana, imeze nk'uko umukwe arimbishirizwa umugabo we, uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Rero ibi bifitanye isano n'itorero rya Kristo. Nubwo abantu batabona agaciro karyo, nubwo abantu batabibona, ariko Imana ikunda abantu bayo, Imana ikunda itorero ryayo, kandi Imana ikunda umuntu wese wifuza kuyikorera. Hano barakomeje barandika indirimbo ya Salomo 6:10. Kristo yakomeje abwira itorero rye ngo uteye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigenda n'ibendera. Amen. Ingabo zigenda n'ibendera ziba zigaragaza yuko zirimo kurwanira igihugu. Ingabo zigenda n'ibendera ziba zigaragaza ko zizeye intsinzi. Ingabo zigenda n'ibendera ziba zerekana yuko hari amahame zirimo kurwanira. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none itorero ry'Imana rimeze nk'igitero cy'ingabo zigenda n'ibendera. Bafite impamvu barwanira, bafite amahame barwanira, kandi kurwana kwabo ntibari bonyine, bari kumwe n'umugaba w'ingabo. Amen. Nshuti zanjye, ni ikosa rikomeye kuba uri mu itorero ugashaka ko itorero rirwana intambara itari intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi. Ntabwo itorero rikwiye guhora mu matiku, ntabwo rigomba guhora mu ntambara z'utuntu tw'amafuti, ahubwo itorero rigomba guhangana n'uru rugamba Imana yaduhaye ibendera. Amen. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none abantu bubaha Imana bose ni abasirikare, kandi bagomba kugenda bari kumwe nk'igitero, kandi bagomba kugenda bitwaje ibendera. None nyuma twabanje kubona yuko Imana yahaye abantu bayo ibendera kugira ngo bahunge umuheto. Noneho nyuma yaho twabonye ko kwa Yesayi hazakomoka uzabera ibendera amahanga, uwo ni Kristo. Ariko nanone tubonye yuko Kristo azana umuntu mu itorero rye, kandi iyo Kristo akugejeje mu itorero rye ari ryo ryiswe inzu y'ibirori. Nshuti yanjye, tubonye neza yuko nubwo wabona udakunzwe cyangwa se urukundo wakekaga ukabona utarubona, ntabwo bikwiye kugukura muri ya nzu y'ibirori. Ukwiye kureba hejuru, kuko ibendera ry'urukundo riba riri hejuru yawe. Noneho hano rero batubwiye yuko abana b'Imana bakundanye, babandi bize hamwe, bizera kimwe, batojwe, bafite amahame amwe barwanira kandi akomoka mu byanditswe byera, bagomba kugenda nk'igitero cy'ingabo. Ntago hagomba kubonekaho umwuka mubi ugomba gutuma iki gitero cy'ingabo gicikamo udutero. Iyo igitero cy'ingabo gicitsemo udutero cyitwa udutero shuma, kandi biba byorohereye umwanzi kuba yababasha.
nshuti zanjye najya nkubaze, ese waje mu itorero ubatizwa umanika akaboko urahira, wari uje mu butembere cyangwa waraje mu gisirikare? Twari tuje mu gisirikare. Najya mbabwire ngo impamvu z'iby'agakiza ziri ahantu hakomeye kandi Satani arimo arazirwanya cyane. Niyo mpamvu dufite indirimbo ivuga ngo yemwe ngabo z'umwami nimutabare. Nshuti zanjye nagira mbabwire ngo iki kintu ni ikintu gikomeye. Hari amagambo nkunda cyane nasomye mu gitabo cy'ubutumwa ku basore paji ya 17 baranditse ngo ni muri ku kagingo kitwa guhamagarirwa kwiyandikisha mu ngabo z'umukiza. Abantu barahamagarirwa kwiyandikisha. Nta ndeberezi zigomba kubaho muri iri torero. Buri muntu wese agomba kwinjira mu rugamba rw'ivugabutumwa, mu rugamba rwo guhangana n'ikiza n'ikibi, mu rugamba rwo guhagararira amategeko y'Imana n'ijambo ryayo. Nta ndeberezi, nta mutemberezi ugomba kuboneka. Hano kuri paji ya 17 baranditse ngo Kristo arahamagara abakorerabushake biyandikisha bakajya munsi y'ibendera rye kandi bakazamura ibendera imbere y'isi. Itorero rikennye cyane ubufasha bw'abasore bazatanga ubuhamya bukomeye. Abasore bazakorana umurava wabo bagakangura imbaga zigenda bigura intege, imbaraga zigenda bigura intege z'ubwoko bw'Imana. Mu magambo make, Kristo arimo arahamagara abantu binjira mu gisirikare cye kandi bagashyira ibintu byose bidafite agaciro ku ruhande bakaza. Aba basore baje gukora iki? Ellen White yabonye yuko abo basore bazakorana umurava wabo bagakangura imbaraga zigenda bigura intege z'ubwoko bw'Imana. Bijya bimbabaza iyo umuntu yicaye mu rusengero, yicaye ku ntebe y'inyuma, agatangira ngo bafure ntago zivuga neza, agatangira ati iriya korari senti yayo irashaje, agatangira ati rwose urusengero rwacu nta mwuka ubugeramo. Kuki nta mwuka urugeramo? Undi akicara akavuga ati hano hantu hankoze isoni kuza kuhasengera, nahaparitse imodoka yanjye, ubu koko ubu abantu bazashatse ukundi kuntu babigenza. Cyangwa ugasanga umuntu arimo aravuga ati kuki bakoze fundraising bakamara umwanya munini, mu by'ukuri bashakaga amafaranga yo gusakara urusengero, we ugasanga uwo mwanya nta mwanya afite. Nshuti zanjye, nibyo koko biragaragara yuko hari imbaraga zirimo kugenda buke mu nzu y'Imana. Mbega ibibwirizwa by'ibinyantege nke, mbega indirimbo z'inyantege nkeya, mbega amatangazo arimo gutangwa n'abanyantege nke badafite icyizere cy'ahazaza h'itorero, mbega abantu barimo gucurika ibyanditswe kugira ngo itorero berekane ko ibintu byose byazambye kandi nabo wabareba ukabona nta mbaraga bafite. Ariko mwene data mushiki wanjye turi kumwe muri iki cyigisho, nagira ngo nkubwire ngo Imana ifite ubwoko bwayo yahaye ibendera, ariko nanone ikindi irimo irararika abantu baza munsi y'iryo bendera. Abo bantu bagomba kuza baje gukangura imbaraga z'ubwoko bw'Imana zirimo kugenda bigura intege, bityo rero bakongera imbaraga z'itorero mu isi. Hakenewe abasore bazarwanya imiraba yo gutwarwa n'iby'isi kandi bakarangurura ijwi ryabo barwanya gutera intambwe za mbere zigana mu gusayisha mu bibi n'ingeso mbi. Mbega uburyo dukeneye abasore bafasha abasore bagenzi babo kuva mu biyobyabwenge n'urumogi n'amatabi. Dukeneye abasore batera intambwe bagafasha bagenzi babo gusohoka mu irari n'iruba byabatwaye. Dukeneye abasore bari munsi y'ibendera rya Kristo bahinduka abasirikare badatinya ikibi n'igisa nacyo, ahubwo binjira mu rugamba rwo kwereka abantu gutandukanya ikibi n'igisa nacyo, kandi aba basore bakaba ari abasirikare bafite ibendera. Ntago bakeneye gukomerwa amashyi no kuba bakora ari uko bemewe n'abantu bose. Icy'ingenzi nubwo abantu batabona agaciro kawe, jya ureba hejuru, urebe ibendera ry'urukundo rw'Imana yagukunze kandi ikagutoranya. Dukomeze tujye mbere. Yeremiya igice cya 50. Yeremiya igice cya 50, Bibiliya itwereka uburyo hari ibendera Imana nanone yaduhaye tugomba gushingira abantu b'i Babuloni, abantu bari mu madini yandi yo hirya no hino. Mu by'ukuri bakunze Imana kandi barayishaka, ariko ubwo buryo basengamo Yesu aravuga ngo bansengera ubusa kuko inyigisho biyigisha ari amategeko y'abantu. Mbega uburyo aba bantu bagowe. Aba bantu ibihe biri imbere ntibabizi, barabicaje babicaza ahantu babambika marineti atuma batareba imbere. Aba bantu bakeneye kumenya ukuri, ibyo twize muri Bibiliya, bakeneye kumenya aho ibihe birimo kwerekera. Ariko se babimenya gute ntawe wabibabwiye? Niyo mpamvu Imana yaduhaye irindi bendera, kandi iri bendera rigomba gushingirwa abantu b'i Babuloni kugira ngo barirebe baze.
ibyago bizagera kuri Babuloni n'Abakarudaya. Yeremiya 50. Ijambo Uwiteka yavuze kuri Babuloni no ku gihugu cy'Abakarudaya arivugisha umuhanuzi Yeremiya. Nimurimenyeshe mu mahanga, muryamamaze kandi mushinga ibendera, muryamamaze mwe kurihisha muti i Babuloni hanyazwe, Beli yakojejwe isoni, Meradoki yakutse umutima, ibishushanyo bye byamwajwe, ibigirwamana bye byamenaguritse. Dufite ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ubu butumwa bw'abamarayika batatu ni ibendera tugomba gushingira abantu b'i Babuloni. Nshuti zanjye, iri bendera ibi bintu tugomba kubyamamaza, tugomba gushinga ibendera tukamamaza tuvuga yuko Babuloni hanyazwe. Mu mvugo yo mu Byahishuwe 14 umurongo wa 6 kugeza ku wa 12 ndetse n'Ibyahishuwe 17, Ibyahishuwe 18, aho hose hatwereka yuko Babuloni iguye. Nshuti zanjye, ibi bintu ngubu ubutumwa bw'umwihariko dufite. Twabanje kuzamurira abantu ibendera ry'urukundo rw'Imana. Twabanje kwereka abantu yuko turi ingabo z'Imana kandi turi mu isi ku bwa misiyo. Turi igitero cy'ingabo zigenda n'ibendera ryo kubaha Imana. Noneho rero igihe kirageze ngo tuzamure n'ibendera, n'ab'i Babuloni bamenye iby'isabato. Ab'i Babuloni bakeneye kumenya iby'amategeko y'Imana. Bakeneye kumenya ko Babuloni ari idini ryayobye. Bakeneye kumenya ko icyumweru basengaho kitashyizweho n'Imana, cyakomotse kwa Konstantino, agihamo Imana ubupapa, kandi ubupapa nabwo buragikomeza, ndetse isi yose igendera mu murongo no muri icyo kigare. Nshuti zanjye, ibi bintu tujya tubibonera umwanya. Yeremiya igice cya 4 murongo wa 6, ijambo ry'Imana riravuga ngo mushinga ibendera herekera i Siyoni nanone, mwiyarure ntimurushye muzuyaza, kuko ngiye kuzana icyago kizaturuka ikasikasi no kurimbuka gukomeye. Hari ibendera rigomba gushingwa nanone aherekeye i Siyoni, kuko najya mbabwire ngo nubwo turi mu itorero ry'ukuri, Satani aratwanga. Hari abantu bagiye baza mu itorero bazanywe n'amanyanga, hari abaje batarihannye, hari n'abaje barihannye ariko bageraho bararangara, iby'agakiza kabo barabyibagirwa. Kubw'ibyo rero uyu munsi wa none hari ubutumwa bukenewe kwerura, bukabwira abantu yuko bagomba gushinganishwa mu Mana. Abantu ntibizere imihango y'itorero bakora gusa, abantu ntibizere yuko batanga icya 10 n'amaturo gusa, abantu ntibizere yuko bakomoka mu gipasitoro, abantu ntibizere yuko bavuka mu itorero, abantu ntibizere yuko ari abana b'abatambyi, ahubwo abantu bakamenya yuko urugamba Satani arimo kurwanya, nk'uko Satani ashaka kwica ab'i Babuloni nubwo bari mu ruhande rwe, arashaka no kurimbura itorero ry'Imana. Rero hakenewe gushingwa ibendera ahaherekera i Siyoni, abantu b'i Siyoni bakabwizwa ukuri, bitewe n'uko ikasikasi hagiye kuva kurimbuka gukomeye. Ikasikasi h'Abisiraheli hari i Babuloni, kandi natwe uyu munsi wa none ikasikasi hacu ni i Babuloni. Mbega uburyo hari ibitero birimo gutegurwa i Babuloni bigomba kuza gutera i Siyoni. Ariko Imana irimo iravuga ngo bwoko bwanjye buri muri Babuloni nimusohokemo. Ngubu ubutumwa bukwiranye n'igihe tugezemo. Abantu b'Imana bagomba kuba bafite ubwishingizi muri Kristo gusa. Umurongo wa 7 Yeremiya 4 haranditse ngo intare yasohotse mu kibira cyayo, kandi umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse aviwe, azanwe no guhindura igihugu cyawe umwirare. Intare yasohotse mu kibira. Bibiliya muri Daniyeli iravuga ngo umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira. Kandi nanone nimureba neza muzasanga igihe ubupapa bwafatiye ibyanditswe byera bukabishyira ku ruhande, bugashaka yuko abantu bashyikirana kandi bagahoberana n'inyigisho z'abadayimoni zakoreshwaga n'abapagani ba kera, byanga byakunda icyo gihe uwari uyoboye izo nyigisho yahise yitwa umurimbuzi. Kandi umurimbuzi w'amahanga n'uyu munsi wa none, amahanga muri inyuma, abantu barimo barakora inama, isi yose irimo iragendera mu murongo w'ubupapa, isi yose irimo iragendera munsi y'ukwaha kwabwo. Ariko nagira mbabwire ngo hari abantu batari mu bwoko mu kwaha k'ubupapa, ahubwo bari mu kwaha kwa Kristo. Bibiliya iravuga ngo abubaha izina ry'Uwiteka izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Amen. Kubw'ibyo rero twe turi mu kwaha, turi munsi y'amababa ya Kristo, turi itorero yatoranyije kandi dufite ibendera rye. Ntabwo dukwiye kugira ubwoba, ariko nanone dukwiye kumenya yuko intare yasohotse mu kibira cyayo.
nshuti zanjye, ibi bintu byakagombye gutuma witegura, byakagombye gutuma ucukumbura mu byanditswe byera. Kuba intare yasohotse mu kibira cyayo byakagombye gutuma ushaka umwanya wo kwihererana n'Imana, byakagombye gutuma icyo wakora cyose ugikorera umukumbi uyoboye, kuko ibihe byarahindutse. Ariko nanone kuba intare yasohotse mu kibira cyayo ntabwo ari bwo buryo bugomba gutuma dufata umwanya wo gutandukana n'itorero. Ntabwo bikwiye gutuma tuva mu nzu y'ibirori by'Imana, ntabwo dukwiye kuva i Siyoni, ahubwo ikigomba gukorwa ni kimwe: mureke tuzamure ibendera aherekeye Siyoni, tubwire abantu kwiyarura, buri muntu wese akize amagara ye. Ariko nanone ibi ngibi birasaba yuko twicara tugasenga. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko Abisirayeli bava mu Egiputa bari bafite amabendera ane. Bari bafite amabendera ane ahagarariye amabendera yose, kandi bari bafite n'utundi tubendera kuko bagendaga mu matsinda atandukanye. Rero iri tsinda ry'Abisirayeli, kubera aya mabendera, nicyo cyatumye Imana mu gitabo cyo Kuva bavuga ngo hatabuzeho n'umunsi n'umwe, hatarenzeho n'umunsi n'umwe, ingabo z'Uwiteka zose ziva mu Egiputa. Wakwibaza, n'abakecuru bari batwaye mu ntoki bari ingabo? Yego, bari ingabo z'Uwiteka. N'abana bari bahetse se bari ingabo? Yego, bari ingabo z'Uwiteka. Kuko umuntu wese uri mu itsinda rifite ibendera rifitanye isano n'Imana, aba bantu baba ari abasirikare b'Imana. Kubw'ibyo Abisirayeli bari bafite ibendera, bari bafite amoko cyangwa se amatsinda yabo. Imiryango itatu yagendanaga ibendera, buri miryango itatu yagendanaga ibendera. Niyo mpamvu imiryango itatu imwe yari ifite ibendera ririho ishusho y'umuntu. Ishusho y'umuntu byerekanaga ubwenge, byerekanaga ubugenzuzi, byerekanaga ubumuntu, byerekanaga kureba kure. Ibi byose wari umugambi Imana ifitiye ubwoko bwayo bw'Abisirayeli. Irindi bendera ryari ibendera ry'ikizu. Imana ifite ububasha bwo gutabara itorero ryayo kurusha uko ibindi bintu bigenda, kandi ibi urugendo bari barimo, Imana yabatozaga nk'uko ikizu gitoza abana bacyo kuguruka, kikabageza hejuru cyane, cyarangiza kikabarekura. Cyamara kubarekura bagahangana n'imiraba n'imiyaga yo mu kirere, ariko b'abana ntibashobora guhanuka ngo bikubite hasi, ahubwo cya kizu cyaramanukaga kikajya hasi. Noneho b'abana bagira intege nke mu mababa, baba bagiye kugwa, bakaza bakagwa ku mugongo wa nyina, noneho nyina ikabacyura. Uwo ukaba ari umunsi wa mbere. Ejo nanone ikongera ikagaruka ikabategura, kuko ibihe, imiyaga ishobora kuzaba mibi, ibyago hashobora kuzaza inyamaswa zije guhiga cya kizu. Mu by'ukuri inshuti yanjye, urugendo Abisirayeli bakoraga, Imana yemeraga ko bababara kuko bari bameze nk'ikizu kugira ngo batozwe. Ariko nanone mu byago n'amakuba bagombaga kumenya ko Imana ibakunda kuruta uko ikizu gikunda abana bacyo. Kandi ikindi, ikizu kigira papasi. Ni ukuvuga ngo ikizu kigira intumbero. Iyo kiri mu birometero hejuru, kimanuka ku isi kireba ikintu kimwe kije guterura. Bivuze ngo abana b'Imana bagomba kuba ari abantu bafite intumbero, bafite viziyo, batapfa gukora ibintu bibonetse byose, ahubwo bazi impamvu bariho. Mbega uburyo Imana ari nziza. Ibendera rindi ryari ibendera ry'intare. Iri bendera ryari ririho umutwe w'intare, ryerekanaga uburyo Imana mu masezerano yo gukiza hari uzakomoka mu rukiryi rwa Yakobo. Uyu nguyu azaba intare. Kandi nagira mbabwire inshuti zanjye, igihe Yohana mu byahishuwe yerekwaga ibizima, yongeye kwerekwa ibi ngibi. Kubera iki? Inshuti yanjye, Kristo niwe ntare yo mu muryango wa Dawidi duha kunesha. Kandi nanone intare ifite ububasha. Intare ntitinya, kandi ijwi ry'intare rikangaranya izindi nyamaswa. Reka mbabwire inshuti zanjye, ubwoko bw'Abisirayeli bari barahawe ubutumwa buzakangaranya amahanga akaza munsi yabwo kandi akubaha imvugo yabwo. Uyu munsi dufite ubutumwa bwiza, nibwo butuma abantu badutega amatwi, suko turi ibihangange. Ariko nanone Kristo niwe utubereye intare. Hari ikimasa. Nshuti zanjye, ikimasa cyakoreshwaga mu bigendanye n'inshingano zera, mu bigendanye n'ubuturo bwera, mu bigendanye n'ibitambo. Abisirayeli bahamagarirwaga kuba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Natwe uyu munsi wa none turi ubwoko bw'abatambyi, kandi turi abantu bagomba gukoreshwa mu nshingano z'ubuturo bwera. Kandi nanone tugomba kwitambaho ibitambo bizima byera bishimwa, niko gukorera Imana kwacu. Nshuti zanjye, ibendera ikintu gikomeye.
njya nishimira uburyo muri iki cyiciro cyacu iyo tugiye gutora umuntu ugomba gutwara ibendera, dushaka umuntu witonda, umuntu ureba kure, umuntu udasamara, umuntu uri buhamanye n'ubusobanuro bwa rya bendera dufite. Kandi uwo muntu agomba kuba ari umuntu uhagarara yemye ku buryo nta nenge n'imwe imugaragaraho mu bigendanye no gutwara iryo bendera. Imana rero yagiriye icyizere iri torero, iduhereza ibendera ryayo, kandi imaze kuriduha iri bendera ry'ukuri yifuje ko turitwara nta kindi kintu icyo ari cyo cyose gifite agaciro karuta k'iryo bendera. Amen. Niyo mpamvu rero turi abasirikare. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice icyigisho ni kuri paji ya 47, bari barimo gusobanura, banditse amagambo akomeye nakunze. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe na Ellen White, paji ya 47, akagingo ka mbere, baranditse ngo ibendera ry'ukuri n'ubwisanzure mu by'iyobokamana. Mutega amatwi, twebwe itorero turiho uyu munsi wa none, iri torero ryacu rifite ibendera rikomeye. Mutega amatwi, ibendera ry'ukuri n'ubwisanzure mu by'iyobokamana ryazamuwe n'abatangije itorero rivuga ubutumwa bwiza bafatanyije n'abahamya b'Imana mu binyejana byahise. Muri iki gihe cy'intambara iheruka nitwe ryaragijwe. Amen. Ibendera abahanuzi bari bafite, ibendera Kristo yari afite, iri bendera ajya gusubira mu ijuru arihereza intumwa ze zijya kuvaho muri ubuzima zirihereza abandi. Mu gihe cy'akarengane iri bendera, nubwo Satani yarwanyije abantu b'Imana, ntago bigeze bashyira ibendera hasi, bararigumanye. Kandi iryo bendera barishyikirije abadivanisi umunsi wa 7 mu 844. Kandi ubwo urugamba rwari rukomeye, isi yose imerewe nabi, nshuti zanjye, abadivanisi iri bendera bakomeje kurizamura kugira ngo amahanga amenye gutandukanya icyiza n'ikibi. Iri bendera rero ni twebwe abadivanisi umunsi wa 7 mu minsi y'imperuka, nitwe ryaragijwe. Hatitawe ku ntege nke zacu n'iki, dufite ubutumwa, dufite umwuka wera witeguye kuduha kuba intwari, tukabasha guhamanya n'iri bendera. Barakomeje barandika ngo inshingano yo kwita kuri iyi mpano ikomeye ifitwe n'abo Imana yahaye umugisha wo kumenya ijambo ryayo. Tugomba kwakira iryo jambo nk'umuyobozi w'ikirenga. Tugomba kwemera ubutegetsi bw'abantu nk'ubwashyizweho. Tugomba kwemera ubutegetsi bw'abantu nk'ubwashyizweho n'Imana, kandi tukigisha ko kumvira amategeko yabwo ari inshingano yera. Ariko mu gihe amategeko ya leta anyuranije n'iby'Imana itegeka, tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Ijambo ry'Imana rigomba gufatwa nk'irisumba amategeko yose y'abantu. Niko Uwiteka avuga, ntibigomba gusimbuzwa niko itorero rivuga, cyangwa ngo niko ubutegetsi bwa leta buvuga. Ikamba rya Kristo rigomba gushyirwa hejuru kuruta amakamba y'abami bo ku isi. Amen. Nshuti zanjye, hasi barakomeje barandika ngo ntabwo dusabwa kurwanya ubutegetsi. Amagambo yacu, yaba avuzwe cyangwa ayanditswe, akwiriye kwitonderwa, bitaba bityo tukaba twishyize mu mwanya w'abavuga ibizatuma dufatwa ko turwanya itegeko na gahunda. Ntitugomba kuvuga cyangwa gukora ikintu cyose cyatuma twifungira amayira bitari ngombwa. Ibi ni ibyanditswe byera, kandi ibyanditswe byera mujye mubifata uko bivuze. Rero nshuti zanjye, dukwiye kwirinda guhubuka abantu batwaye ibendera ry'ukuri n'ubwisanzure mu by'iyobokamana, ari twebwe turiho mu minsi y'imperuka, kandi tukaba twaragize amahirwe yo kugira ibyanditswe byera bitavangiye. Nshuti zanjye, hari ibintu tugomba kwitondera. Ntitugomba gusimbuza ibyanditswe byera ubundi butwara ubwo ari bwo bwose, ariko nanone amagambo yacu, yaba amagambo tuvuze, yaba ayo twanditse, yaba ayo tuvuze ku maradiyo, ku mateleviziyo, cyangwa se ku ma WhatsApp, yaba ayo twanditse mu binyamakuru no ku ma WhatsApp n'amasite interinete, hano barimo baratubwira ngo akwiriye kwitonderwa. Bitaba bityo tukaba twishyize mu mwanya w'abavuga ibizatuma dufatwa ko turwanya itegeko na gahunda. Ejo, bitewe n'uburangazi n'ubuhubutsi bw'abantu benshi babeshya ko bafite ibendera ry'Imana kandi atari ryo batwaye, uyu munsi wa none abantu bacanganyukiwe, abantu batari mu ishuri, abantu bataye gahunda, abantu batarimo kugendera mu murongo, babita abadivantisiti. Ugasanga icyo kintu kirababaje, ariko impamvu ibitera ni iyihe? Ntabwo bigeze bamenya ibendera dutwaye n'ubwitonzi bidusaba.
buriya Mukarasisi abasirikare bose, yaba abafite imbunda yaba abafite ingofero, reka nkubwire, imbunda yagucika ikagwa ukongera ukayiterura, ingofero yagwa uri Mukarasisi ukongera ukagira, ushobora kuva mu murongo uhuye n'ikibazo, ushobora gufatwa n'umutima cyangwa ugahura n'ikibazo, biremewe yuko bagenzi bawe baziba icyuho cyawe bigakunda rwose, ariko umusirikare utwaye ibendera aba yaritondewe, aba yarahawe amabanga yose n'uburemere bw'ibendera babuzi. Kubw'ibyo rero ntapfa kwasama, ntapfa gusimbuka uko ashatse, bene wabo ntiyifotoza, icyo abagendere ni uko ibendera riguma ryemye kandi ubusobanuro bwaryo ari bwa bundi. Rero nshuti zanjye, abantu dutwaye ibendera ry'Imana mu minsi imperuka, gutera waraza, kwandika ibibonetse byose, gutega amatwi ibibonetse byose, gutanga ubusobanuro cyangwa komenti ku bintu bibonetse byose ntibikwiye kuturanga. Bantu b'Imana mube maso, urugamba rurakomeye. Iki ni igitabo cy'ibyakozwe n'umwe cyanditswe na Ellen White, kirimo aya magambo. Ariko nanone nagira mbabwire basore, nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo mumenye yuko Imana ibafitiye umurimo ukomeye. Hari amagambo Ellen White yanditse mu butumwa ku basore paji ya 75. baranditse, Ellen White yaranditse ngo, nahitamo kubona abana banjye barambikwa mu mva bagashyingurwa aho kubabona batera intambwe igana ku rupfu. Kuri nge igihamya giteye ubwoba cy'uko naba nararereye abana banjye kugira ngo bazarwanye Imana yo mu ijuru, ngo bazongere ingabo z'abahakanyi mu minsi iheruka kandi bagendere munsi y'ibendera ry'umukara rya Satani, byaba ari igitekerezo kibabaje cyane kandi giteye agahinda. Ellen White yavuze yuko byaba ari agahinda kuba warabyaye abana bakazongera umubare w'ingabo za Satani. Ikindi kandi yabonye ko biteye agahinda kuba yabyara abana bakazagendera munsi y'ibendera ry'umukara rya Satani. Uyu munsi ni wowe ukwiye guhitamo. Hari ikibwirizwa, hari icyigisho, hari amakuru, hari inkuru, hari amagambo umuntu ashobora kukwandikira akagukura munsi y'ibendera rya Emmanuel, risize amaraso rya Emmanuel, akakujyana munsi y'ibendera ry'umukara. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none abantu bakeneye kugira amakenga. Mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze hano harimo amagambo akomeye cyane. Nshuti yanjye, ese ntushobora kuba waraneshejwe kuri iki kintu tugiye gusoma? Ibyo neretswe nabyeretswe muri ubu buryo. Imbaga y'abapagani basengaga ibigirwamana bari batwaye ibendera ry'umukara ryari rishushanyijeho izuba, ukwezi n'inyenyeri. Iri bendera ry'umukara Ellen White yaryeretswe rishushanyijeho izuba, ukwezi n'inyenyeri. Nagira ngo mbibutse yuko amadini abiri yubatse izina ku isi kandi afite abayoboke benshi. Rimwe risenga ku munsi w'izuba kandi ku bimenyetso, ku bishushanyo, ku mafoto ndetse no mu bikoresho rikoresha riba rigaragaza izuba, bitewe n'uko ni idini risenga ku munsi w'izuba wa dimanche. Kandi mu by'ukuri nshuti zanjye, inyigisho zose bafite bazikomora ku misengere ya kera y'abapagani b'i Roma basengaga izuba. Niyo mpamvu uyu munsi wa none umunsi w'icyumweru witwa Sunday, sun izuba, day umunsi, ni umunsi w'izuba. Iri bendera ry'umukara rero ryari rishushanyijweho izuba, ukwezi n'inyenyeri. Mbega uburyo hari amadini menshi n'uyu munsi wa none murayazi, ayoborwa n'inyenyeri, kuboneka k'ukwezi no ku bimenyetso by'aho basengera ugasanga hariho inyenyeri. Ibi byose nshuti yanjye ndagira mbabwire ngo byanga byakunda mukwiye kubimenya. Ku isi hari amabendera abiri. Utari munsi y'ibendera risize amaraso rya Emmanuel ari munsi y'ibendera ry'umukara. Iri tsinda yakomeje kuryerekwa ryasaga n'irifite uburakari bukomeye n'umujinya mwinshi. Nyuma neretswe irindi tsinda ritwaye ibendera ryera de, kandi kuri yo hari handitswe ngo kubonera n'ubutungane n'iby'Uhoraho. Amen. Umuntu ushaka kuramba muri iri torero ry'ukuri rifite ibendera ryera agomba kuba avuga yuko kubonera n'ubutungane ari iby'Uhoraho. Ariko ubu twatangiye kugira abantu bavuga ko bakiranuka, twatangiye kugira abantu bavuga ko nta cyaha bakora, twatangiye kugira abantu bavuga yuko ari beza, itorero ari ryo ribi, kubw'ibyo kurisohokamo ari byo byatuma bakomeza kuba beza bagakomeza kwera. Ariko iri bendera rye ryanditseho ngo kubonera n'ubutungane n'iby'Uhoraho. Mu maso habo hagaragaraga gushikama no kuba bemewe n'ijuru. Nabonye abapagani basengaga ibigirwamana babegera maze babica umusubizo. Abakristo batentebukiye imbere yabo, ariko itsinda ry'abakristo ryarushagaho kwegerana, rikomeza kugundira ibendera rya bendera
ibendera. Uko benshi bicwaga bakagwa hasi, niko abandi bazaga gukikiza rya bendera bagasimbura bishwe. Amen. Ibendera tugomba kurigumana. Mu gihe inyigisho z'ibinyoma zitwaye bamwe, tugomba kugumana ibendera. Mu gihe hari abapfuye bakava muri ubu buzima, tugomba kugumana ibendera. Mu gihe hari abatwawe n'amafaranga bakava mu byo gusenga bakagenda bagatwarwa n'isi, dukwiye kugumana ibendera. Nshuti zanjye, iki kintu kirakomeye. Nabonye iteraniro ry'abasenga ibigirwamana rijya inama. Babonye ko badashoboye gucogoza abakristo, bumvikanye ku wundi mugambi. Nabonye bamanura ibendera ryabo ho gato, maze begera rya tsinda rishikamye ry'abakristo, bityo bagira icyo babasaba. Ku ikubitiro ibyo basabye barabyangiwe burundu. Noneho nabonye itsinda ry'abakristo rijya inama. Bamwe bavuze ko bakwiriye kumanura ibendera ryabo ho gato, bakemera ibyo basabwa n'abapagani kugira ngo bakize ubugingo bwabo, maze amaherezo bakazabona imbaraga zo kuzamura ibendera ryabo mu bapagani. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo ibi bintu natwe tujya tubyibwira. Ukibwira ko gusangira n'umunywi w'inzoga n'abanyanda nini, kubana n'abantu, ukavuga uti uyu muntu ntamumenyesha ko ndi umudivanisi, yahita mbenga kandi yarankunze kandi ari umukire. Dufite abasore, dufite abakobwa bemera guhisha amahame y'ibyo bizera, ibendera byabo bakarimanura kugira ngo barebe uburyo abapagani babegera, kuko abibwira akavuga ati njye nimara kubana nawe nzazamura ibendera ryera, nzamuganza muzane mu rusengero. Reka iby'ubudive mbe mbigabanyije, reka iby'ubujiya, reka iby'uburirimbyi mbe mbigabanyije, nemere uyu muntu manure njyane nawe, noneho tuzashyikirana nyuma azamenya iby'Imana. Ubu dufite abantu barimo kunywa inzoga baragiye bamanura ibendera gake gake. Dufite abasambanyi bagiye bamanura ibendera gake gake. Dufite abantu ibintu by'isi byatwaye kandi baragiye gato gato. Nshuti yanjye, nagira ngo mbwire ngo iyo umanuye ibendera ho gato ni ikimenyetso cyo gutsindwa burundu. Iri bendera dutwaye, yaba ibendera ry'isabato, yaba ibendera ry'urukundo rw'Imana, yaba ibendera ry'ukuri twamenye, iyo umanuyeho gatoya uba utsinzwe. Basore, ndabinginga, ibendera rya Kristo rigume hejuru. Nubwo twe twahura n'ubuzima bugoye, muhumure, Imana yiteguye kudutsindishiriza. Nyuma yaho byagenze gute rero? Ibiramambu bake cyane banze kwemera uwo mugambi, ahubwo bahitamo bamaramaje ko bapfa bakigundiriye ibendera ryabo aho kurimanuraho gato. Noneho nabonye abantu benshi bamanura ibendera ryabo bifatanya n'abapagani, ariko bari bashikamye badakebakeba bararifata maze bararizamura. Nabonye ko abantu bakomezaga kuva mu itsinda ry'abari batwaye ibendera ryera, maze bakifatanya n'abasenga ibigirwamana bari munsi y'ibendera ry'umukara kugira ngo batoteze abatwaye ibendera ryera. Benshi barishwe, ariko ibendera ryera rikomeza gushyirwa hejuru, kandi abizera barahagurukaga bakaza kurikikiza. Amen. Inyandiko z'ibanze paje 168. Nguru urugamba ruri imbere yacu. Ibendera ryera ry'isabato rigiye gushyirwa imbere y'abantu, kandi abantu benshi batangiye kurimanura. Ababwiriza benshi mu bibwirizwa byabo batangiye gukuramo isabato. Abayobozi benshi b'itorero bari mu mvugo zabo batangiye gukuramo ijambo isabato. Ariko najya mbabwire, isabato ni ibendera ryera dufite, kandi ibendera ry'umukara barifite nabo biteguye imbere yacu. Hari urugamba rusaba yuko ugira ibendera ujya munsi, ariko nakubwira ngo komeza ibendera. Imana yiteguye kugufasha, yiteguye kukujya imbere nuramuka utemeye kurekura urugamba yagushyizeho. Mwene data, mushiki wanjye, uyu munsi ndagira ngo nkumvishe yuko ufite ibendera mu biganza, kandi niba utarifite saba Imana iguha ibendera. Nta musirikare ukwiye kugenda, ntidukwiye kugenda turi igitero kitagira ibendera. Nshuti zanjye, reka mbwire urubyiruko, mbwire abasore, igihe Yesu yarageze mu masaha ye ya nyuma, yabwiye abigishwa be, arababwira ngo umuntu udafite inkota agurisha umwitero ayigure. Ntabwo yari inkota iyo guterana, kuko urugamba rwacu si urw'umubiri. Ntabwo Yesu yari yarazanywe no guhirika politike z'isi. Ni nayo mpamvu nta muntu ukwiye gutekereza imitekerereze ipfuye yuko Bibiliya igomba kwifashishwa mu guhindura ubutegetsi bw'isi no kubukuraho hakimika ubundi. Oya, ariko Yesu yashaka kuvuga iki? Inkota yavugaga ni ibyanditswe byera. Bagombaga kurekura ibintu byose bafite, bagasigarana amagambo Yesu yavuze, kuko niyo yagombaga gutuma bahangana n'ingorane bari barimo. Urwango Abaroma bari banze Kristo ndetse n'Abayahudi rwari rugiye kujya ahagaragara. Ndagira ngo mbwire urubyiruko bagenzi
bagenzi banjye, abakristo bagenzi banjye, udafite inkota nagurisha umwitero ayishake, kuko imbere hano tugiye kurwana urugamba rukomeye. Urugamba, inkota ikenewe ntabwo ari ugushwana n'abantu, ntabwo ari ukuvugana nabi, ntabwo ari ukutumvikana n'abandi, ahubwo urugamba tugiye kurwana ruradusaba kuba dufite ibyanditswe byera muri twe, ari nabyo bidufatisha umwanzuro. Kubw'ibyo rero inkota ikenewe nta yindi. Bibiliya ivuga ngo iki? Mwitwaje inkota y'ukuri, ariyo jambo ry'Imana. Dukeneye ibyanditswe byera kugira ngo bidutegurire kuba abantu biteguye guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Nshuti yanjye, mu gitabo cy'umurimo wa gikristo paje 228 akagingo ka 4 harimo igitekerezo cy'abantu bari ku rugamba, noneho bacikamo amatsinda, umwanzi arabarasa abamerera nabi. Mu gihe umwanzi yarabamereye nabi, umuntu umwe wari uyoboye urugamba yagumanye ibendera imbere, arangije akomeza kurwana kugira ngo ibendera arimo kurwanira ridasubira inyuma. Gusubiza inyuma ibendera kiba ari ikimenyetso cyo kuneshwa. We yaravuze atumva turagomeza turase, byanga byakunda nibandasira kuri iri bendera hari buze undi nawe ansimbure, ariko ntago ndi bwemere gusubira inyuma, kuko gusubira inyuma kw'ibendera kiba ari ikigaragaza ko dutsinzwe. Ariko mu by'ukuri nubwo yari arimo kurwana, muri bagenzi be nabo hari harimo abanyabwoba. Abanyabwoba bo basubiye inyuma, bamaze gusubira inyuma nabo bitoramo umugaba w'abanyabwoba. Umugaba w'abanyabwoba nawe yari arimo kuvuga ati nyamuneka mwebwe abari aho ngaho nimuzane ibendera, nimurigarure inyuma aho turi, mugarure ibendera aho turi, dushyire ubwenge ku gihe turwane. Ariko wa wundi yaravugaga ngo sinsubiza inyuma ibendera, ahubwo bwira abantu bava inyuma bongere bagaruke bakikiza ibendera. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none hatangiye kuboneka amajwi y'urucantege. Twamaze gucikamo ibice bibiri, abanyabwoba bari ku ruhande n'abanyakuri bari imbere. Ariko nagira mbabwire ngo aho kugira ngo ibendera turyigeze inyuma, aho kugira ngo amahame twizera tuyagabanye kugira ngo dushobore Kigali, aho kugira ngo ibyo twizera tubyihakane kugira ngo mu kazi baduhe promosiyo, aho kugira ngo kuzamuka kwacu bidusabe kwihakana umwami Yesu, ndagira ngo mbabwire ngo ahubwo nimugumane ibendera. Duhamagarira abaririmbyi, duhamagarira ababwiriza, duhamagarira abapastoro kwegera imbere aho uru rugamba ruri bagakikiza ibendera, aho kugira ngo dukoreshe uburyo bw'ubwoba bwo gusubiza inyuma ibendera. Amen. Ngiki Imana ihamagarira abantu. Yesaya 13:1 Bibiliya iravuga ngo ngibi ibihanurirwa Babuloni Yesaya mwene Amosi yabonye, nimushinga ibendera ku musozi muremure w'ubutayu, mubarangururira ijwi, mubarembuze kugira ngo binjire mu marembo y'imfura. Amen. Ngubu ubutumwa bwacu icyo bugomba gukora. Ubutumwa bw'abadivantisti ntago bukwiye kubwo gucanganyukisha abantu, ntibukwiye bwo gutuma abantu basubiranamo, ntago bukwiye gutuma abantu bamera nk'abasaze. Dufite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ubu butumwa bw'iteka ryose ni ibendera rikomeye tugiye kuzamura ku musozi muremure w'ubutayu. Ahubwo icyo tugiye gukora, murangururira abantu ijwi. Abo murangurura ijwi nimuramuka mubonye byanze, kuko amahirwe yo kuvuga nayo arimo aragenda ashira, tugiye kuzageza naho kuvuga byanga dusigarana amahirwe yo kurembuza. Nimurembuza abantu mukoresheje imibereho yanyu myiza, murembuza abantu mukoresheje kubagirira neza, murembuza abantu mukoresheje kubasura no kubasengera no kubitaho mu bibazo byabo. Byanga byakunda igihe kizagera nurembuza amenye ukuri nyako. Kandi aba bantu ntago tubahamagara ngo baze bahinduke abayoboke ba Musoni, ntago bagomba kuza ngo baze gusengera mu rugo rwo kwa Musoni. Ntago dukwiye kurembuza abantu ngo baze tubiyerekezeho, ahubwo nimuhamagarira abantu kwinjira mu marembo y'imfura. Ayo marembo y'imfura twayabonye ni inzu y'Imana. Kristo ni irembo ry'ukuri, ariko Kristo afite amarembo y'imfura, imfura zinjiriramo. Yesaya igice cya 18:3 Yemwe baturage bo ku isi mwese, yemwe abatura ku isi, ibendera nirishingwa ku misozi miremire mujye mureba, kandi ikondera nirivuga mujye mwumva. Ngiki ikintu Imana yaduhaye muri ibi bihe bisoza amateka y'isi. Ngiyi impamvu dufite indirimbo ivuza ngo vuza impanda yumvikane hose, nuko Yesu agiye kuza. Ngiri bendera ry'isabato dukwiye kuzamura, ngiri bendera ryo ko Kristo agiye kugaruka, ngiri bendera ry'uko imperuka igiye gushyirwaho umusozo. Abantu bakwiye kumenya ko ibi bintu biri seriye, abantu bagomba kureba bakamenya ko ibendera ryashinzwe, kandi bakumva ikondera, kuko ikondera iyo rivuzwe ruba ari urugamba rwite
birateguwe bantu b'Imana. Ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato turimo kwiga ni ikondera rivuga. Indirimbo amakorali arimo gusohora muri ino minsi ni ikondera. Ibibwirizwa, amagambo twumva kuri radiyo, ibyo turimo gusoma mu bitabo ni ikondera ririmo kuvuga. Imana iguha amatwi yumva icyo umwuka abwira itorero, kandi Imana igukangurire kuba muri iri torero wifatanye naryo, kuko niba utari munsi y'ibendera ry'umweru uri munsi y'ibendera ry'umukara. Imana iguhe gukomeza amategeko yayo no kugukangurira kumva wishimiye kuba muri iri torero ry'ukuri, mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Uhoraho Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urugamba ruri hagati y'icyiza n'ikibi, buri ruhande rwose rufite ibendera. Wahaye abakubaha ibendera kugira ngo bacike umuheto, kandi kuva twarakumenye hari umuheto wa Satani twacitse, kandi uzarimbuka azaba yizize. Watuzanye uducishije mu marembo y'imfura, utuzana mu nzu yawe y'ibirori. Uko bwije nuko bukeye, iyo tumenye urukundo wadukunze, ibyo ubwabyo bituma dukundira itorero kandi tukarigumamo. Kandi urukundo wakunze abana bawe nirwo wabakunze kandi ukomeza kubakunda. Uyu munsi wa none i Babuloni bafite imyiteguro idasanzwe, kandi hari abana bawe. Duhe kuvuga ukuri kandi tubazane, duhe gushyigikira umurimo, duhe gutanga icyashoboka cyose kugira ngo haboneke itsinda riva i Babuloni rizanywe no kwihana, rizanywe n'ibendera ryinjire mu nzu yawe. Kandi mu gihe nk'iki ngiki Satani arimo kurasa, abantu benshi bamaze kuva munsi y'ibendera ryera, abandi bakaba barimanuye kubera ubuzima bugoye tugezemo. Ndakwinginze ngo uzamure ibendera ryawe muri twebwe kugira ngo tuguhindukire abasirikare. Umuntu wari waragize intege nkeya akava mu byizerwa umuzamure, kandi natwe uduhe kuba abagabo nyabagabo, kandi iri bendera waduhaye uduhe kurikomeza mu izina rya Yesu, amen.